kwizuriza ibisabwa neza mbamugeraho turanaganira yambaye n'imyenda ya civile nk'umuntu watashye yambaye ikabutura isengeri y'umukara hari n'abayobozi bandi bari aho ngaho ikabutura isengeri ari mbese ari kuzuza ibisabwa ngo atahe Karasira nicara mu ntebe aho bakirira abantu ndategereza ndamutegereza mbona biri gutinda abacungagereza batangira kumuzungurukana mu biro bitandukanye mbonye ndambiwe ndamubaza nise bite byagenze bite ko mbona utari kuzuza ibyawe ngo dutahe Karasira ageze aho abona ko bari kumuzungurutsa nyine bimwe byo kumurindagiza noneho ndababwira nise harabura kimwe umuntu atahe Karasira nyereka igipapuro kimucyura mu ntoki aranakimpereza ati ahubwo nakijyana. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu nibwo inkuru mbi yo kubika Aimable Karasira yumvikanye, ndetse ibi byateje impagarara benshi bakomeza kwibaza uko byagenze. Nyamara muri gihe byari bizwi ko Aimable Karasira arekuwe, igihe cyo gutaha cyari kigeze nyuma y'imyaka 5 yari yarakatiwe. Mu kanya gato nko guhumbya atararekurwa neza, byumvikana ko Aimable Karasira yihaye imiti myinshi ndetse ahasiga ubuzima. Ibi byafashwe nko kwiyahura. Abantu benshi ntago bigeze babivugaho rumwe, byagiye byumvikana mu buryo butandukanye mu matwi ya benshi. Bamwe bagamya ko Karasira yiyahuye, abandi bagamya ko atakora icyo kintu, cyane ko n'imisiyo yo gufungwa yari irangiye. Bakibaza impamvu Karasira yaba yari yahuye ku munsi wo gufungurwa. Umva ukuri kuko byagenze neza kuva yatangira gusinya ibipapuro bimwemerera kuba yafungurwa, ndetse n'izindi nkuru zagiye zihisha inyuma utajya umenya neza. Ese koko Karasira Aimable yayiyahuye cyangwa yarishwe? Ukuri kose uraza kugusanga muri iki kiganiro nyuma y'ubusesenguzi bugiye butandukanye, ndetse uraza kwiyumvira n'amagambo Karasira yivugiye mbere yuko haza kumvikana inkuru yuko yapfuye. Aha turaza kuhabwa ubuhamya n'abari bahari neza ku kibuga nuko byagiye bigenda kuri uwo munsi wo kurekurwa kwa Karasira, no kugeza mu masaha yaho yaje kubikirwa yuko yitabye Imana azize kwiha imiti myinshi. Iki kiganiro ntikigucike, urasobanukirwa neza, unakurwe mu rujijo rwa bimwe wibazaga ku rupfu rwa Karasira Aimable. cya gipapuro kiba cyasinyeho abayobozi bagereza ko agomba gutaha. Nanjye nakibonye. Arakinyereka. None se icyo mugushakaho barimo banabyongera ibibazo kwereka ngo batangiye nyanze n'abantu baje kubatwara bagomba kubatwara babajije noneho barimo barareba n'abakiriya ukabona ko nyine hari ikintu niko rero kubazaje barimo baratanga ayo wakubwira ngo iki? ukuvuga ngo kubera ko hari ababa ntabwo ari mwebwe ntabwo muziba cyangwa nta kibazo ntabwo iyo mwaza mukikore cyamukunze ntabwo nta cyambika ayibakira ku ruhande arangaza rero ashyira mu gihira ndakumva ashyira mu gihira kiro arashyira agakomeza yishimye ko umuntu akumvira ndabona ntari kahe mama ahita atangira no kugera mu nyuma yo kumubwira gusa ubundi wowe wageza
ubwiye gutyo kugira ngo waze nabonye kujyana mu cyumba ariko kuko babonye ko babaga bari icyo nashaka kugira ngo umenye ubwo ngubwo niyo situwasiyo y'iyo ruguru ukuntu yari imeze, uko byagenze urumva ko ikizima kigaragara cyangwa se cyumvikana ni uko wahageze Karasira ari muzima ameze neza, ariko kubera ibyo bibazo kugeza ubwo avuze ati rega aba bantu ntubazi. ariko abonye ukuntu bari kumukunda nanjye nabirebera ngo twari kumwe mwari ku muhanda muri bwemere ko tuvugana ntabwo tubizi, muhagarike Karasira tuvugane wawe, ariko badukubise ihoni baratwangiye. Dore Karasira niba arimo, dore ngo bahaye hari amabwiriza Maître Bruce Bikotwa yuko amugumana, hari nicyo nkeka. Ubwo rero twakomeje turagiye si ngombwa plaque zayo. Iyo modoka mureba inyuma imbere ni iya nanjye namenya ko ntazi imodoka. Uyu mwana niwe dusigase, ni iya Bikotwa. Yafashe feri ntago yagira, ntago ngo w'imbere Bikotwa si shampoo we. nk'uko wakomeje kubyumvira, abo ni abanyamakuru bari kuri tere, aho bari bagiye kureba uko Karasira Aimable ari buze kurekurwa, ndetse bakomeza gutekereza kuva mu masaha ya mu gitondo umuntu wari uteganyijwe ko ari burekurwe byibuze hagati yo mu masaha 3 byarinze bigera mu masaha y'isaa moya Karasira Aimable atarasohoka muri gereza, nyamara byari biteganyijwe ko ari burekurwe nk'uko byari byemejwe n'ubuyobozi bwa gereza. Icyatunguye aba banyamakuru cyane ni uburyo ki byafashe umunsi wose, n'utundi duterera nzamba twagiye tuba kuri uyu munsi wo kurekura Aimable Karasira, ndetse nk'uko mwabyumviye uwitwa Eric wari wageze muri gereza agiye kubikurikirana neza, yakwibwiriye uburyo bahuye na Karasira ameze, ndetse akanasobanura ko Karasira ubwiwe yageze igihe abona yuko byanga byakunda atari buze atari buze kurekurwa, ndetse ibi byakomeje no kumutera impagarara cyane, biramuhangayikisha. Reka dukomeze twumve uko inkuru yagiye igenda, then tugende turebera hamwe ese ukuri kwa nyako ni ukuhe ku rupfu rwa Aimable Karasira. Ese byagenze bite kugira ngo Aimable Karasira aze kwikirirwa ko yishe, aze kuvugwa ko yahuje imiti, ndetse kandi hari abari bahari bagiye bakurikirana uko ibintu byagiye bigenda, ndetse nawe niwo mwanya kugira ngo ubashe kubimenya. Ataka ntago wakwiyahura ngo hanyuma ngo unavuze inuru cyangwa se ngo utake. Mu gutaka kwe ntago higeze hagaragara reaction y'abacungagereza birukanse bajya gutabara Karasira Aimable, ariko bo baraza bakakubwira ngo yanyweye imiti musinziriza, kandi iriya miti yo gusinzira Karasira Aimable ayifata ninjoro. Ntago yagomba kuza gufata imiti musinziriza kandi hari kumanywa agiye gutaha. Ibyo ngibyo ntago bishobora kuza kuba byakumvikana, ariko bitewe n'inyungu za politiki umuntu afite, ashobora kuza kuba yatangaza ibintu bye ku giti agize gute yishakiye. Karasira arakubwiye ngo ngi navuze ibintu mu by'ukuri biri ku kigero cy'10%, ariko ibyo bintu byateye impagarara muri rubanda ndetse binagumura abaturage, nubwo tutigeze tubona hari abanyarwanda bajye mu mihanda kwigaragambya. Hanyuma uretse wenda se icyo kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe yari afitiye n'imiti, hari ibindi bimenyetso mwajyaga mumubonaho wenda bigaragaza ko ashobora kwiyahura aramutse agiye no mu buzima bwo hanze bitagenda neza?
mbibaje kubera ko twigeze kumva inkuru zavuga ko aho yaraga ajyaga avuga ko arara hafi y'umuntu bita Kazungu, avuga ko yarotaga murya. mbere y'uko yaje niko abavuga, ariko urumva uko umumuzi niko n'ubundi yari akimeze. Ibyo byabaga ari ubundi mwaganira ukabona ni muzima, ubundi ukumva avuze ibintu bitari byo, ariko nta bidasanzwe yari afite bitandukanye n'uko musanzwe mumuzi. ariko se ubundi Hirare, mu by'ukuri ngira ngo umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe ntabwo aryozwa wenda ibyo yakora mu gihe ari muri state yo kuba ari niba ari incoherent, niba ariko nabyita. Umva ko kuki mukimara kumenya ko afite uburwayi bwo mu mutwe, kuki atarikuwe wenda kigafatwa nk'ikimenyetso cy'uko mutafunga umurwayi, mutafunga umuntu utari timamu, reka mbivuge mu Giswahili. Ibyo byo sinabijyamo n'iby'abacamanza, sinagenda uko ameze n'uko ateye, ariko twebwe icyo tuzi cyo nuko umuntu iyo arwaye ahabwa imiti ajya kwa muganga, ariko ibijyanye n'idosiye ye n'ubuzima bwe ibyo bireba abacamanza. ikabutura ari kwandikisha muri grefe ibintu hafi, ariko ntago nicaye. Twaje kumenya amakuru y'uko Karasira Aimable yamaze kwambara, yakubise muri rinete ze, yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ikabutura, ari kwandikisha muri grefe ibintu bye yabisohoye. Muri grefe rero ni ahantu ujya ugiye gutaha bakagenda bakwandikira akantu ku kandi, aratashye kugeza ubwo abashinzwe amategeko gusinyira avoka we ngo kugira ngo aze ngo amutwaze. Eske umwavoka we ni ngombwa ngo aze amutwaze? Ko umwavoka icyo bahuriye ari amategeko yamwunganiye, niwe uza no kumutwaza ibintu. Ibyo bintu ntibyumvikana. Batubwira ati twebwe twavuganye n'umwavoka avuga ko atari bunaze, ariko kuko natwe twari twiteguye ibishoboka byose kugira ngo Karasira abe yaza natwe tunagire. Tugumya gukurikira ngo yango afite ibintu byinshi. Okay, icyakozwe rero Eric yakoze ki? Yagiye mu bacungagereza babishinzwe aho ngaho cyangwa se bari mu kazi, nawe yaka agapapuro kaba kagomba kumuzamura, aranagira ati tujye kubaza uko ruguru bimeze. Arabara musaka azamuka nk'abandi agera ruguru. Hari ruguru nyine bati dore aho ngaho ageraho n'abantu bona abantu bari bafunguye bari, aragenda bakubitanya na Karasira Aimable. Karasira Aimable baraganira ati ndatashye da, ariko mubwira bo rwose ibi ndi kubabwira reka ndagira ngo tuzabigarura neza mu mashusho ya nyirabyo. N'urwo rugendo rwose twagiye n'ugukatakata n'imodoka nijoro ryose uko ryari rimeze muzabibona neza. Ubu turi kubiganiraho dusa naho tutari noza kuko iki kiganiro ndi kubasamare. Ubwo ngubwo byagezeho Karasira yarishimye ameze neza, ari motive, avuga ati ndataha rwose ibintu biri tayari. Kubera umwanya byaje kumara munini dukurikije amakuru, Eric niwe Nshimyumuremyi niwe wari wagezeyo, kuko twasigaye hepfo ndarazamuka agenda agerayo. Bimara umwanya munini, byagezeho Karasira amubwira ati Eric nyine yaje kumuhereza igipapuro ati erega dore bananyuye utagira ngo ati kuko nasinyishije arana kimwe ati bugifashe. Eric rero nkuko abisobanura ari wo bita ayu ndumva ari intelligence officer cyangwa se ushinzwe iperereza kuri gereza, ngo yakimwatse ati wowe uri iki hano, uri iki? Eric ngo yamubwira ati ngende byose, ati uri umunyamakuru, ati ngende byose. Nubwo urumva ko habaye arakimwaka, arasubiza Karasira ati fata igipapuro cyawe. Karasira agisubirana. Byaje kugeraho Karasira abadesove, aravuga ati ukuntu bari kuncundagura banjyana hirya no hino kandi bamaze kunsinyira ngo ntahe. Ati Eric ndabona ntari butahe, ati genda ujye kubitangaza rwose muvuga yuko banze kundekura, ndabona ntari butahe. Ati ngende kumva ntangiye, ndikumva bano bantu kubera uburyo banserereje bari kunserereza, ati ndikumva rwose sinzi, ndikumva sinzi rwose, ndikumva sinzi kuntu bari kumemukira. Urumva rero n'umuntu ufite ibibazo n'ibiki byose, urumva niba yanagize n'ikibazo cyaba cyaturutse kw'iryo ntoza kuko gutinza umuntu mu tuntu ndi bari gutaha ntibashaka kwagira n'ibiki byose. Ariko Eric avuga ati nta kintu tubona, iyo bamurekura twari kugomba kumara kuko twavuganye, twahuye, twari turi kuganira nk'abantu bazima, nishimye rwose, yishimye atungarutse mu gihugu rwose ndagize. Yaje kumubwira ati
Eric ubwo Eric rero yumvise Karasira baba bamubwiye abo bayobozi bamubwiye abavuze ati mugende muta ngo bose ngo ugiye ukabitangaza kutari butahe kandi tukamucyura tiko Karasira agomba gutaha. Eric rero yabonye ko ibintu bitarimo bijya neza, arimo maguyu utamenya, afata inzira arashogoshera aramanuka. Murabizi kuva kuri gereza ruguru kumanuka epfo harimo urugendo, kumanuka epfo kuri ntuza gate za mbere araza tuti bimeze bite, ni watubwiye ayo makuru ko bimeze. Ati rero mu by'ukuri ibintu bimeze gutya na gutya, ibintu bya speculation muri bwumve rwose. Hari abari buza bavuga ngo Karasira ngo Aimable ngo yagize ngo yiyahuje imiti, ashatse kwiyahura ngo yiyahuze imiti. Ubundi se ajya kunywa iyo miti ko yari yatashye, ko bari bamusinyiye ngo atahe ku munsi wo gutaha? Ibyo ngibyo bagiye kumusinyisha ngo ataha arwaye? Ibyo no, bagomba kumurekura. Niba niyahuza imiti akayiyahuza ari hanze, kuki izagera kuri icyo kuri urwo rwego niba uko byabaye? Hari aho nageze kubibona ngo yiyahuje imiti, ntabwo ari ibyo ngibyo, ntabwo ngiye ndi kubyemera. Nono yiyahuza kubera iki? Imiti batamuhaga kera mwibuka ko bamuhaga ikinini, bakajya baza bakamuhereza ikinini anavuga ati bakimpa binanatinze bigatuma batama imiti neza. Kubera iki se bayimuhaye ngo yiyahuje ingana gute? Kuki se yiyahuye ari ku butaka bwa gereza kandi atashye yaragejeje igihe? Ibyo se bibaho? No, kuki se ari muri gereza? Dukoze ikiganiro nta makuru ahari yuko yagize. Mbo byaje kugenda bite rero? Eric amanutse verdi ni nka Kenzeri gutyo ubye ni nka Kenzeri cyangwa se cyangwa se Katorezeri gutyo nka saa saba gutyo n'iminota. Mbo turagumya turategereza, ariko hakiriho amakuru ngo Karasira araza, tukumva amakuru bavuga ngo Karasira ngo bumvise ataka, twumvise Karasira ataka. Ubusesenguzi bwa benshi rero bukomeje kugenda buhuza urupfu rwa Aimable Karasira n'izindi mpfu z'abantu bagiye batandukanye bagiye bakekwaho kwiyahura, nyamara bikarangira abantu benshi basigaye mu rujijo. Iyumvire ibyo uyu mugabo nawe yavugaga ku bijyanye n'izindi mpfu zigiye zitandukanye zagiye zivugwa nk'uko urwa Karasira rwagenze. Benshi bakaba bibaza ukuri kwa nyako, nimba koko biyahura cyangwa se hari ikindi kibyihishe inyuma. Reka dukurikirane twumve ibyo nawe yasesenguye avuga kuri urupfu rwa Karasira Aimable. Twumva inkuru ko apfiriye aho agifungiye, ntiyigeze abona hanze. Ni ibintu byateye agahinda abantu bose bari mu Nkotanyi banamubonye. Urumva ko bijya gusa n'ibyo turiho tubona. Nyuma yaho rero ntibyanarangiye, hari abandi benshi, ariko reka dusimbuke tuze. Ubu ndatsinda cyane no ku bari bakomeye muri sisiteme iyoboye igihugu. Umujenerali witwa Rusagara Frank, nawe mwaramwumvise, wafunzwe kubera ibyo yavuze cyangwa yumvise cyangwa se ibindi yabayemo, nawe twumva ngo yaguye muri gereza. Nabyo muri gereza nyine twafata gutyo. Urundi rugero rw'umuntu wari ukomeye muri iyi sisiteme iyoboye ni umusaza Bihozagara Jacques Bihozagara. We yaguye muri gereza y'u Burundi, ariko abantu bavuga ko yaba yarazize n'uburozi butaturutse mu Burundi utuzi. Ariko nyuma yo kugirirwa nabi, yo kwandavuzwa, yo gusuzugurwa, kandi n'umuntu nawe wararokoreza ibintu bikomeye haba ku gihugu haba no mu ishyaka riwe ubwari. Ubwo ariko turajya no ku bandi bantu nka General Munyakazi Laurent, wahoze mu ngabo za kera, akaba mu ngabo za Minwari na Kuzaroni, akaza no kuguza mu ngabo za APR n'iz'igihugu ziri ubu. Yapfiriye muri gereza abayeho nabi cyane, nawe nta manza zagaragajwe mu buryo bwumvikana, ariko ngo yapfuye nabi cyane. Aho yari afungiye agenda mu umwanda wa toilette n'ibindi kugeza apfuye nabi. Hari kandi Padiri Karibushi wahoze ari kire wa Saint Michel mbere y'intambara, nawe yapfuye yarahumye amaso muri gereza. Ni umuntu bashinze gukora jenoside, nyamara ni umuntu watabaye abantu cyane kuva kera ndetse no mu bihe bya jenoside. Ingero ni nyinshi cyane. Ubwo turaza rero tukava kuri abo
tukagera ku wobu Jay Paul ibyamubayeho ngo yanyoye inzoga ubwenge, hanyuma tukagera kuri Gasakure nawe ni umuntu tutavuga ngo ni umuntu woroshye usanzwe, we ngo yarwaniye imbunda n'umurinda muri kasho ya polisi i Remera, nawe twamufata nk'aho yaguye muri gereza aho yari afungiye kuko ntiyari yagafunguye. Hanyuma tukagera rero kuri Kizito Mihigo waguye aho Gasakure yaguye nawe mu ibohero rya Remera kasho, nawe mu nkuru itumvikana. Kizito yari afite ibiro birenga 80-90, ngo yiyahuze ishuka yiyahuriye mu idirishya. Umuntu wiyahura ufite ibiro bingana gutyo sinzi ukuntu yajya idirishya ashobora kuba asumba yarizirikamo, kereka ari muri akorobasi akitambika, ntabwo byumvikana. Ni inkuru yabayeho ariko ntawayemeye ya Kizito, bikubitiyeho nuko umunyamakuru Cyuma Hassan yatanze n'izindi detaye zivuguruza ibyo by'idirishya, ariko niyo atazitanga kuvuga ngo yiyahuriye mu idirishya ni ibintu bidasobanutse. Ubwo rero nyuma ya Jay Paul na Kizito mvuze biraza bikatugeza no kuri Karasire Mab, hari abandi benshi. Hagati aho byabaye ejo bundi ibyo kunywa imiti naho ntawe byemera kubera inkuru nyinshi twumvise, kubera ibyariho nuko hari umunsi wo gufungurwa. Ubwo nagira ngo ntange iki kintu twakwita nka background cyangwa se igisa na filime y'ibyabaye cyerekana ko atari icyorezo kije uyu munsi, ni indwara imaze igihe. Abanyarwanda bagomba gutekereza bose, ari abari mu butegetsi, natwe twese abagira ibyo bifuza gufasha abo mu bitekerezo cyangwa mu bindi. Birakoze.